Bavandimwe ndabaramukije, mwamashimwe ko yongeye kuduha amahirwe kugira ngo twongere kwegera ameza aho twiga ijambo rye, hanyuma abakomeye barushaho gukomera, abasaba gukomezwa nabo bakomezwe n'ijambo ry'Imana, n'uwumva ntacyo bimubwiye nawe ndasenga Imana ngo ize kudufasha ahari abyungukiremo. Reka rero nsenge hanyuma dutangire. Mwami Imana, turagukunda ko urabanje kudukunda. Mwami uratangaje, ibyanditswe byawe byera iyo tubisomye turatangara uburyo uri Imana itagira ikikura mu kuboko k'umuntu, ariko Mwami ukemera kuza ukicisha bugufi muri Kristo, ukagira ngo Mwami ushyireho ikiraro kiduhuza nawe. Mwami ukaduha Bibiliya, byarashoboka ko rwose utagira ikintu uduha na kimwe, ariko waduha Bibiliya uduha ibitabo 66 Mwami, kugira ngo tukumenye kurushaho, nk'uko ijambo ryawe rivuga Mwami, ngo kugira ngo ibyanditsemo biduhereze ibyiringiro. Turagushimiye rero kubw'ijambo ryawe, ufashe njye wigisha, mvuge nk'ubwirijwe nawe Mwami, n'abatega amatwi ntibabisiga aho babyumviye. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo nzi twizeye, amen. Ndagira ngo dutangire nk'uko bavandimwe twabonye itangazo ritubwira ko turi bwige Kristo nk'uko agaragara mu isezerano rya kera. Rero ndagira ngo nangire ngira icyo mvuga mbere yuko dukomeza, aricyo iki: tubona mu byanditswe byera bigabanyijemo ibice 4. Ahari reka manze nsome umurongo umwe kugira ngo mwumve impamvu ibintu biri ngombwa kubimenya, kuko Bibiliya bigaragara ko hari ibintu byinshi bivugwa kuri yo, ku buryo bisaba ko tubanza tukamenya ese ubundi wabwirwa n'iki umuntu urimo kubwira ukuri mu gihe gusobanura Bibiliya. Hari abantu benshi bajya bavuga bati ese nabwirwa n'iki niba ibintu wowe umbwiye ku murongo runaka atari ikinyoma, mu gihe hari undi uri buvuge unyuranye nawo. Ariko bavandimwe, hari ikintu tugomba kumenya: ntabwo bishoboka ko habaho ukuri kubiri ngo kose kuba ari ukuri kandi kunyuranye. Reka nange urugero: sinabwira abantu ngo ndi umuhungu hanyuma ngo undi nawe abandi mbabwire ngo ndi umukobwa, ngo ibyo bintu byose biba ari ukuri. Sinabwira abantu ngo ndi umuzungu ngo ahandi mbabwire ko ndi umwirabura hanyuma ngo mbe ndi mukuri hose. Niba ari ibintu bibiri binyuranye, hagomba kuba hari igipfuye. Niyo mpamvu niyo abantu bagira ibisobanura miliyoni cyangwa ibihumbi 100 by'umurongo umwe, ntibikuraho ko ukuri ari umurongo umwe, ntibikuraho ko ukuri ari kumwe. Rero biratureba, kuko Bibiliya ivuga gute? Ivuga ko tugomba kumenya impamvu z'ibyo twiringiye, ku buryo umuntu wese utubajije tumusubiza. Petero niko yavuze, urwandiko rwa mbere 3:15, ngo mube mwiteguye guheza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyo mwizera, ngo mugenzure mu byanditswe byera ibyakozwe n'intumwa 17:11, ngo kugira ngo mumenye ko ibyo babigisha ari ukuri. Murabyumva? Rero ntago ibi bintu ari mu cyuka, ni ibintu bishobora kumvikana bikamenyekana. Iyo uvuga ngo uri umukristo uba ushatse gusobanura iki? Iyo uvuga ngo uri umuprotesta, guprotesta murabizi ni ukwigaragambya. Wigaragambya kuki? Iyo uvuga ngo wowe ngo n'Imana ngo Imana ngo iragukunda, ubishingira he? Iyo uvuga ngo ntuzapfa uzarama, iyo uvuga ngo ejo ni heza, ubishingira kuki? Ko tuzi benshi ejo hataba heza, ko tuzi benshi bapfa, ko umuntu uvuga ngo wenda ngo urabona bino bintu byo guterana morale, courage, ubishingira kuki? Iyo uvuga ngo njyewe n'Imana dufitanye ibanga, ubishingira kuki? Ko tuzi ibitangaza bijya bikorwa na Satani, abapfumu kwa Farawo si bahinduye inkoni inzoka? Umupfumu muri Samweli ntiyakoze ibitangaza? Ndetse Bibiliya nivuga ngo muri Matayo 17 ngo kugera ku munsi w'imperuka ngo abantu bazabwire Yesu ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe. None barinze bagera ku munsi, ntabwo Kristo yavuga ngo yanabyo mwakoze, oya, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko kuba umuntu yagikoze bidahagije kuvuga ngo ibyo akubwira ni ukuri. ndetse muri Tesalonike ba kabiri igice cya mbere
ndagira ngo nerekane impamvu biri ngombwa ko tumenya ibi bintu, usibye no kuba twarabitegetswe. Muri Petero wa mbere havuga ngo igice cya 3 ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wababaje impamvu z'ibyiringiro mufite. Mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wababaje impamvu z'ibyo mwizera. Tugomba kuba dufite ibisubizo hano ku biganza byacu. Kabiri, usibye no kuba twarabitegetswe, Bibiliya itugaragariza ko mu minsi ya nyuma, kandi iminsi ya nyuma ni iyi turimo nyine, ntabwo ibintu ndimo mvuga ari bya bindi by'abadive cyangwa baki bajya bavuga bashaka iterabwoba, cyangwa nyine ari ibintu biri mu cyuko atakwereka umurongo bihamya, ari ibintu ari nyine ari umurongo bahisemo gukurikira. Oya, ndavuga mbikurikije ibyanditswe byera. Iminsi ya nyuma ni iyi, mu Baheburayo 1:1. Iminsi ya mbere yari iya mbere yuko Kristo aza mu isi. Iya nyuma nta kindi dutegereje, yaje mu isi, yarapfuye, yarazutse, imyaka 2022 irashize. Iyo buriya wandika itariki y'uyu munsi 3 z'ukwa kabiri, uvuga ngo ndi ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa kabiri uhereye mu mwaka Kristo yaziye ku isi. Noneho rero iyi Bibiliya igaragaza ko mu minsi ya nyuma ari iya nyuma nyine nyuma yo kuza kwa Kristo, kuko iminsi ya nyuma cyangwa iminsi y'imperuka bivuze iminsi ya nyuma y'uko Kristo aje, kuko nta kindi tugitegereje. Haravuga ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane, Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gutyanirwa bacirwaho iteka. Imana izabohereza ubushukanyi, bizere ibinyoma barimbuke kuko banze kwizera ukuri. Murumva rero ibi bintu ni hagati y'urupfu n'ubuzima. Tugomba gusobanukirwa ibyo twizeye, tugomba gusobanukirwa uko kuri kuvugwa ni ukuhe, ko abakwanze bakizera bakikundira ibitangaza n'ibindi byose ngo Imana izabohereza ubushukanyi. Imana ubwayo ireke Satani n'abambari be, irari ryawe rikunda ngo nzabona umugore, nzabona umugabo, nzazamurwa, nzashyirwa hejuru, karande ngo sinzakenyuka. Urabibona? Kandi birirwa bapfa, mubibona. Birirwa abantu barakena, murabibona. Abantu barabyara bagapfusha, murabibona. Umugore n'umugabo barashakana, umunezero wabo arenze, uko tubibona. Ejo bundi umwe agapfa cyangwa bagatandukana. Tugomba gukanguka abavandimwe, tugomba gukanguka tukamenya iyi Bibiliya ivuga nde ari we kuri. Yarabyivugiye muri Yohana 14:6, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Abanze kwizera uko kuri, ndagira ngo tubirebe neza, bakihimbira ibyabo, Imana izabibabaza. Rero reka rero twirinde, dore tugize Imana twese. Ngewe uyu munsi ndawugejeje, ndacyariho, namwe muracyariho. Ndagira ngo dutege amatwi. Ahari uyu munsi wawe ari wo munsi wawe wo guhumuka, ukava nyine mu kuberaho inda, hand to mouth, ukuboko no kurya no kurama ngo no gusa neza, ubizi neza ko ejo bundi urupfu uzakugira amajanja, ugapfa ukabora, bakagushyingura ukibagirana, bakagukuraho rya zina rivuga ngo Kagabo, cyangwa se undi bakavuga ngo Nyakwigendera, bakakuvana muri bo vuba vuba kugira ngo utashwanyukiriza aho ngaho ukabakoza isoni. Tuhuguke, tubyumve, tubyiteho.